Iyi ni intambara ya Israel na Gaza. Ndagira ngo dusubiremo turebe uburyo muri Gaza byari bimeze mbere no kugeza ubu ubwo intambara irimbanyije. Aha ngaha mureba ni ku cyambu cya Gaza. Mbere murabona ukuntu byari bimeze, nagerageje gufata impande ebyiri, hanyuma urebe n'uruhande rwa kabiri nyuma ibisasu bimaze kugenda bihitura. Isi ifite ibibazo cyane ugereranyije n'intambara zigenda zivuka. Biragaragara ko muri iki gihe ushobora gusanga ahantu hari hameze neza mu gitondo, nimugoroba ugasanga hahindutse. Aha ngaha ni Islamic University of Gaza mbere ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma reba nyuma ukuntu bimeze ubu ngubu, hahindutse amatongo. Kandi mbere hari ahantu hashamaje hameze neza ku buryo abantu bose bifuzaga kuba bahagera ndetse n'amasomo akagenda neza. Aha naho bakoreraga ibitaramo, urabona uruhande rumwe barishimye, bari bakoreye ibitaramo, ahantu bagiraga imyidagaduro, hanyuma nyuma reba ukuntu hahindutse rwose. Ndebere nta keza k'intambara. Intambara burya kuko irasenya ntiyubaka. Ubu ngubu abahabyiniraga mbere barimo bariruka bahunga, reba ku muhanda imodoka zakubiswe n'ibisasu, reba inzu y'imyidagaduro aho abantu bishimiraga. Ibintu byarahindutse. Aha naho mbere ibumoso murahabona umusigiti wa Khan Yunis Mosque. Ni umusigiti nawo mwiza cyane, ariko reba nyuma ukuntu wahindutse kubera ibisasu, kubera intambara iri hagati y'abavandimwe. Navuga ko ari abavandimwe kuko abantu bose ku isi turi abavandimwe. Reba ku butaka bwera mbere ukuntu abantu bahajyaga bishimye, bagiye gutembera, bambaye neza, bimeze neza. Ariko reba nyuma nta buye rigeretse ku rindi. Ibi byose rero bantu musenga mu madini n'amatorero atandukanye, ni ugusengera isi, kuko uyu munsi biri hariya, ejo ntiwamenya ngo biri hehe. Isi biragenda bizunguruka kandi isi irushaho kugana ahantu habi. Ubu ni ubutaka bwera rwose, urabona abantu babaga babukereye bagiyeyo mu bintu bitandukanye, ariko ubu nyuma